tuvugana nonaha aya masaha ahantu twicariye Pastor Mutesi ari gukorerwa ibirori byo gusezera ubukumi. Bamaze gushyira hanze ikintu bita ubutumire, ubukwe bwa Mutesi. Nyuma yuko ubu bukwe nako si ubukwe, Mutesi rwose abantu uriko mujye munishimira ibintu by'umuntu. Mutesi ari mu bantu mwamuteye imijugujugu, mwamugenzeho, none burabaye rero amatariki yagiye hanze. Ubu noneho ibintu byawe confirmed invitation, nta wundi muntu yifite. Yego, reka mbanze mbasomere invitation. Ariko genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo, gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshall Real Estate iduhaye Sevarante. Sireka nizere ko mumeze neza cyane n'abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye. Ndabashimiye cyane, icyumweru cyiza ku bakunzi bacu mwese aho muri hose. Arabadukurikiye bari mu mirimo, arabari mu rugo, arabaruhutse, ari nabari mu ngendo zitandukanye. Mwese aho muri hose mwiyumvemo ikaze muri iki kiganiro. Ntabwo tuba duheretse kubana, ariko iyo tubonye breaking news cyangwa se dufite ibyo kuganiraho turiyizera tukavuga ngo ese imihanda bimeze bite, ese ni iki gihari, dore ko ntari maze n'iminsi nyine tutaganira cyangwa se tuticara ngo tuvuge ibiri hanze, ibiri kuvugwa ni biki. Ariko mbere yuko turubuze kubanza kuganira tunabasuhuza, hari abantu badukurikiye bitameze neza, mwihangane. Imana niyo nkuru, Imana niyo ishobora byose, ibashe kukurengera mu kibazo cyose waba ufite uri kureba ikiganiro cyangwa se uri kureba video. Uyambaza Imana, ibintu byose biraza kugenda neza cyane. Nawe umeze neza, ushimira Imana Nyagasani. Nimba umeze neza, nimba uri kureba iki kiganiro nta kintu ushinja Imana, uba ukwiye gushimira Imana. Kandi tubizi neza ko twese uko tuba turi, hari igihe uba umeze neza ariko ukaba ufite umuturanyi wawe utameze neza, ukamwegera ubundi ugakorera umugisha, ibintu bikagenda neza cyane. Mu mihanda rero haravugwa iki? Mu mihanda none hatuvugana ni inkuru utasanga ahandi, ni inkuru itugezeho nonaha. Ariko reka mbanze ntangire, reka dutangire tumubwira ngo congratulation Mutesi, congratulation Ferdinand, Imana izabubakire. Ubu tuvugana nonaha aya masaha ahantu twicariye Pastor Mutesi ari gukorerwa ibirori byo gusezera ubukumi. Utaza kwibaza byinshi, brother shawa ngira ngo nicyo bisobanura, kuko uyu muntu ari gukorerwa ibi, uyu muntu ari umukobwa akaba agiye kurushinga, akorerwa ibirori twita brother shawa. Uraza kwibaza ngo Mutesi bagiye kumwigisha iki? Bagiye kumwigisha uburyo azafata umugabo neza. Buriya nta muntu utabukeneye amasomo, dore ko wenda ashobora kuba yibuka ibya kera, ubu hakaba hari ibintu by'updatinze bagiye kumwereka, kuko ngira ngo muri kubona muri ayo mashusho. Ariko nonaha ikintu bita invitation cyangwa se ubutumire cyangwa se invitation cyangwa se mwaliko katika Kiswahili, bamaze gushyira hanze ikintu bita ubutumire, ubukwe bwa Mutesi. Nyuma yuko ubu bukwe nako si ubukwe, Mutesi rwose abantu uriko mujye munishimira ibintu by'umuntu. Mutesi ari mu bantu mwamuteye imijugujugu, mwamugenzeho, none burabaye rero amatariki yagiye hanze. Ubu noneho ibintu byawe confirmed invitation, nta wundi muntu yifite. Yego, reka mbanze mbasomere invitation. Ariko irimwe amayobera, abatafite location ubwo ntimuzamenya aho buzabera, kuko location nko muri reception ho rwose ni hatari. Uko niko umwami Imana yankoreye
mu minsi yandebagamo akanteturura mu bantu. Ibyo byanditse muri Luka igice cya 1 umurongo wa 25. Ibyo ntago ari byo nihimbiye rwose, ni umurongo wo muri Bibiliya. Umutwe nyine wa invitation ya Mutesi na Ferdinand. Uko ni kumwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo akanteturura mu bantu. Imana yaraguteturiye koko. Umuryango wa Huye nabo Jean Berek Mas Noa Mbonye uwo ntuma Rola yishimiye ko tumira mu bukwe bw'abana babo. Pastor Mutesi Marie Aime na Murindwa Ferdinand ku cyumweru itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2025 no gusezerana imbere y'Imana saa 8. Ariko rero nta hantu bazasezerana harimo kugira ngo tukomeze duca akavuyo k'abantu bihuruza bataha ubukwe. Nta location, nta dini, icyo mumenye nuko bazasezerana imbere y'Imana. Ibindi abazabimenya n'abazaba batumiwe. Ubwo nimba udafite invitation ntago watumiwe. Impamvu yenye ifite ubwo ndatumiwe nyine. Nzaba mburimo. Nubwo ngiye kubasomera ibintu nyine by'abandi. Sasa rero kwiyakira biri ahantu bita hoteli imwe bita The Right Hotel saa 9. Ukuntu rero abantu bamenyereye kwihuruza mu bukwe ukaza batagutumiye. Hano hari ikintu bita dressing code, umwambaro abantu bazaza bambaye. Ariko ibi ni kubatumiwe. Kandi nuko uvuga ngo abantu batumuwe bagiye bafite udukode barajya ugera ku muryango bagusikane. Nibazanga udafite urwo ruhushya rukwinjiza muri ubwo bukwe ntago biri bukunde rwose. Yego, umwambaro wemejwe. Umutuku n'umweru ku bagore, umukara n'umweru ku bagabo. Ega niyo nabikubwira ukabyambara ntibakwemerera, barabasikanya abantu batumiwe. Ubwo ibyo bintu rero bizaba saa 9 bigere saa 4 z'ijoro. Murakaza neza. Yego, ayo ni amakuru y'iki ku munsi w'ubukwe. Noneho rero andi makuru nacakiwe nk'umuntu uba watumiwe. Brad Shaw yiri kuboba Umutesi bari kumwigisha bamubwira ati amata y'ababyeyi urayasize wemeye gukamisha. Ubu Umutesi bari kumubwira ati nyaboneka umugabo ujye umufata utya kuko wenda Umutesi amenyereye uburyo bafata umugabo neza mu myaka yashize, kandi nuko uvuga ngo systeme zarahindutse. Ubu ngubu bari kumubwira ati dore bigenda utya. Ibintu byo bigezweho muri 2025. Ibyo rero nibyo bari kumwereka muri Brad Shaw buri kuba. Ariko kuwa gatandatu rero hazaba gusaba no gukwa i Masaka muri Twin Run Garden Masaka location. Iyo location ko niko abantu batumiwe. Ntabwo hemerewe amafoto, ntabwo hemerewe kire kuzaba ufite ikiraka cy'akazi, ntabwo hemerewe kwitumiriza. Aba magambo bo ntibatumiwe bo abantu twabamaganiye kuri. Aho hantu rero niho izabera, kandi ukuvuga ngo iyi dot bazasaba banakwe banahiyakirira hano kuri Twinland Garden. Kandi ariko Pastor Mutesi we ntatuye Masaka, ubu ni hafi ye rwose. Iyi breaking rero iyi nkuru kiranga abantu ni ibintu byo kwishimira, reka tubyishimire. Mutesi amazi iminsi, Mutesi mu matiko, ariko kubera icyo abantu bundi reka mbaza umuntu umwe mu bantu bakora inkuru z'amatiko, abanyamakuru nzi mu matiko maze turi ku bundi. Why always? Kuki buri munsi Mutesi, kuki mutakishimira ko Mutesi amagare matiko? Bwana Bobo muraho neza? Muraho neza bwana Sam Gakire. Yego, uri live kuri Urugendo Online TV? Yego murakoze cyane.
ngo hamagaye nk'umwe mu banyamakuru nzi bajya bakora udukuru tw'amatiku. njye nta tiku njye narivuyemo. Yego, Imana ishimwe nimba warariretse. Reka nkwibarize, uri mu bantu batabuze gukora inkuru kuri Pastor Mutesi, banza umubwire ngo congratulation again, kuko oya rongorwa mama Mutesi rongoro. Yego, ubu ngubu Mutesi turi kuvugana ari gukorerwa ibyo bita bridal shower cyangwa se ibirori byo gusezera ubukumi. Ubwo bari kumwigisha uko azabigenza. Kuko yaramenyereye ibya kera, bari kumwereka ibyubu. Ese ubu ni umuswa muri byo ra? Arabiheruka. None se abijya ku bwa Ferdinand byari bitaraba. Aracyari umukobwa, Ferdinand nawe aracyari umusore, bazabona ku munsi w'ubukwe. Babyita kwisubiza. Yari isubije dive. Bazabonana ku munsi w'ubukwe nk'abakristo, ntago bagwa mu cyaha cyo gusambana kuko barakijijwe. Ni wowe ubivuze kandi nta wari wabivuze. Burya niyo utabivuga benshi bari buze gutangaho comment ngo ubwo muri bridal shower kumwigisha icyo atazi. Ntabyazi. Pastor Mutesi ubu tuvugana n'umukobwa waramye, n'umwari umukobwa wa Yesu asanze umugabo bagiye kubana, bagiye kubonana bwa mbere ijoro ry'ubukwe nyuma yuko pastor azaba bihaye umugisha. Nukuri nibahirwe. Yego, ubona ari kubera icyo abantu benshi bakunda kuvuga kuri Mutesi. Ntabwo ari uko babikunda, ahubwo nawe akunda kwivugaho, akunda kuduha urwaho rwo kumuvuga. Ubu se kudatumiye mu bukwe uzavuga iki? Ko nta invitation ufite, ko ntayo wahawe. Wabwirwa n'iki nzindirane ko nanifomo myizi? Dress code urayifite se? Papa, abagabo tuzambara iki? Abagabo tuzambara ibisa gute? Si umweru n'umukara se? Abagore ni imyeru gusa. Oya, yabahacetse barabihinduye. Ni umutuku cyangwa sinzi ukundi kubyumva. Ubwiza ukuri. Abagabo ni umukara n'umweru, abagore ni umutuku n'umweru. Ubone kubimenya gute ko nta mugore nyira twari kuzajyana amenye ibyanjye nzambara? None wabimenya utahubwo utaratumiwe. Ko Mutesi yavuze ngo abagenzwa n'amagambo ukangerere mu rugo. Nge sindimo mjya na Mutesi turi inshuti. Yego, ndambongo hamaganyira ngo niriye jambo wabwira Pastor Mutesi. Ubu ngubu tuvugana uri gukorerwa ibirori byo gusezera ku bukumi kwa gatandatu, hari bube ikintu bita gusaba no gukwa, bizabera i Masaka. Reka bikubwira ariko singutumiye no kukumenyesha. Bizabera i Masaka hano bita kuri Twinland Garden ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu. Naho bukwe bwe buri kuri 30. Ubwo urumva ko ari ku cyumweru. Yego. Gitaha enoti gitaha kizakurikira kiriya ubukwe buzabera kuri The Right Hotel. Zerega uko naratumiwe ndabizi. Oya ntago tumiwe, ntago nzakubona yo ndabizi. Ngaho gira ikintu ubwira Mutesi, abantu bagiye biha bamwe na bamwe bakamuvuga tugasanga afitanye amatiko na barunaka, ariko nanone to dukwiriye kwishimira ibyiza bagenzi bacu babagezeho. Ibi si Imana igira ngo Imana ibereke ko itabihuye n'abana b'abantu, imigambi y'abana b'abantu si Imana. Ngewe ijambo rimwe navuga n'isengesho namusengeye kandi maramusengera. Nakwatoreba ngo abari igihe cyo guhorezwa amarira yari iziteka ryose. Yego. Abari igihe cyo gushumbushwa. Ibyo Satani yamunyaze. Iby'inzige zari. Mbese abari ibihe by'ibyishimo bitazongeye kuba umubabaro, kuko ntago nifuza kongera kubona Pastor Mutesi muri social media ntibyagiye binyura, ahubwo agakwiye kubaho azashima Imana n'umuryango. Yego, Pastor Mutesi benshi bagiye bamuvugaho ibintu bitandukanye bitari byiza rimwe na rimwe, ariko navuga abayikururiye, kuko nawe ubwo akunda fame, akunda kuba yagaragaza buri kintu icyo ari cyo cyose. Ariko ugasanga natwe mu kwanariza kwacu twanarije bihabanye n'ukuri kuri muri we. Ariko tumwita ngo ni umukiriya content, nyine ni umutwitsi. Tuye tubwizanye ukuri aratwika pe.
niyo mpamvu ubukwe bwaba bugomba kuba topic. yego kuko yari afite ubushobozi bwo kubikora mu ibanga tukabimenya nko Vestine na Dorcas ariko bitatangazwa nako nk'ubu aryo bwo ni Vestine Yego ni Vestine na Idrissa Idrissa nde ni iryo ngiryo igini numbaza Idrissa nde wani barodoro gakone ni barodoro gake kandi Vestine yiyamye abantu ngo bavuge izina ry'umugabo we nabi ngo bamwe bamwita ngo Gwadarako abandi ngo nuwagadugu abandi ngo reka niyo nivugira iryo nzi Idrissa cyanacoboye zafite uburenganzira n'ubushobozi bwo kubikora mu yabigize icyaha cyo kuvuga izina ry'umuntu nabi reka nyamuga iryo nzi rero utazanjyana muri ribu ziriya nyuguti 3 ntabwo nshaka gufana Reyo rero Pastor Mutesi byavuzweho byinshi ariko rimwe na rimwe we atanga urwaho namubwira ijambo riri mu Giswahili rivuga ngo ibutaha tena usimupe shitani nafasi. Ndabizi ko cyumva cyane Igiswahili ndacyumva nk'ikinyarwanda ni tena usimupe shitani ati ntuzongere gutuma rwose satani kwinjirira azongera guhurwaho n'umwana satani kubera ko rimwe na rimwe satani dufatiranya n'intege nke yego kandi buriya weakness ya mbere abantu twagiye tuganira bazi Pastor Mutesi baravuze ati weakness ya mbere kuri Pastor Mutesi ni urukundo agira urukundo rwinshi arakunda ariko nta nubwo ari weakness ahubwo nagira ngo ni ku rundi ruhande bari na karite umugore ukunda oya weakness afite ni imwe byose yuko abishyira hanze rero kuri iyi ncuro yihangana agenda ajyaza avuga Matayo na Yohana cyangwa ibindi okay si mutegeka naza azaduha content ariko mu bibi yavuzwe 70% yihaye isi ariko kuri iyi ncuro navuga ngo Imana ifashe niryo sengesho njye nahere musengera nkibimenya vuga ngo Mana mfasha uru rugo rwa Pastor Mutesi abaru rumugeza ku iherezo ry'ubuzima bwe cyangwa Kristo aje gutora itorero hazumvikanijwe cyangwa imvugo bivugwa ko yaba yongeye kuba yavuga ngo aratashye cyangwa se atandukanye n'umugabo uko nimba akoze divorce ebyiri umwe akitahira habayeho iya gatatu urumva ko byaba ari ibindi ariko sibyo mwifuriza ndumuvuga butumwa ndumunyamasengesho ndamusabira umugisha w'Imana mu rushako ahirwe kandi anyurwe nabyo kandi imukomereze mu rugo rero abangabo nabari kumwigisha iby'urugo nabimana ibaho ubwenge ko ariko arabizi cyane kuko nawe n'umushumba kandi arazihugura kandi yarashingiye so bavuga rero muri ayo matariki yose afiteho mariage katumwifurize ubukwe bwiza n'urugo ruhire rutembamo amahoro n'umutekano nuko je navuga urakoze cyane bwana Bobo asante sana Sam yego ngayo nguko rero nabandi mwese mushyira imitima muri komanteri mubwire Pastor Mutesi na Ferdinand muzagira urugo rwiza kuba ari gukorerwa kubona nagiye mbona comment ati hehe bride shower subwo bari kumwereka iki ibiruru byo gusezera ubukumi byo n'umuhango kandi nawe bagomba kukorerwa nk'umuntu ugiye gukora ubukwe tutitaye ku bindi byose reka tumubwire natwe nk'urugendo online TV cyangwa se nkanjye Samu Gakire mu izina ryanjye Samu Gakire mwifurije ko ibyo agiyemo Imana izabiri imbere ubundi congratulations to them.